bashima Imana kandi bari imigisha mu byo bakora byose. Niyo bagize ibyago ntibibuka gutabaza kandi ari ibafasha mu bihe byabo byose. Bamwambaza bate kandi batamwizera, bamwizera bate kandi batanamuzi, bamumenya bate kandi batamubwiwe, bamuvuga bate kandi batamufite. Buri muntu nitange uko ashoboye kose, akorera Uwiteka mu gihe agihumeka. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose. Buri muntu nitange uko ashoboye kose, akorera Uwiteka mu gihe agihumeka. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose. Mose mu butayu yamanitse inzoka ku giti, maze abayirebyeho bose bagakira ubusagwe. Natwe twerereze Yesu n'imbaraga zacu zose, maze ab'isi bamwizere bakizwe ibyaha byabo. Bamwambaza bate kandi batamwizera, bamwizera bate kandi batanamuzi, bamumenya bate kandi batamubwiwe, bamuvuga bate kandi batamufite. Buri muntu nitange uko ashoboye kose, akorera Uwiteka mu gihe agihumeka. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose. Buri muntu nitange uko ashoboye kose, akorera Uwiteka mu gihe agihumeka. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose. Bana b'Imana muvuze impanda, muburira abatuye isi ko Yesu agiye kuza. Ijambo ry'Uwiteka ritwereka neza yuko ntagisigaye, dore Yesu ageze ku rugi. Yesu nagaruka tuzamusanganira, tuzaba dushimye, tuzaba tunesheje, twe gucibwa intege n'ibirushya byo mu isi, tuzagororerwa ikamba ry'ubugingo. Buri muntu nitange uko ashoboye kose, akorera Uwiteka mu gihe agihumeka. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose. Buri muntu nitange uko ashoboye kose, akorera Uwiteka mu gihe agihumeka. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose. Mu mutima wose n'imbaraga ze zose, abwiriza ubutumwa uko ashoboye kose.